Hi guys, muranyanganira uyu munsi video yanjye low quality. Ndi kwihuta kandi ndashaka gufata iyi video. Namwe mfite kujya gusettinga amakamera, ibiki n'ibiki like it's all tiresome. So, ndiye kuvuga ibyo nshaka kuvuga nkoresheje kamera ya telefone yanjye, okay? Now, what I want to talk about is hari video nakoze ejo bundi ni postinga kuri Instagram, TikTok mvuga ko ntabwo nava iwacu ngo nze ndongore mubyarire nkubahe mutekere nkorera amasuku iki ibintu byose nindangiza ngo nanakore nimara gukora ngewe nawe amafagitire tuyagabane ngewe nawe wishyure 50 nanjye nishyure 50 fagitire zo mu rugo. No, I refuse that. I'm traditional, I'm old fashioned, and I want to apologize for that, okay? So, ndabasobanurira impamvu ngewe mbona abagore bari kutubeshya muri iki gihe, bari kuturiganya ikintu cyo kuvuga ngo uburinganire, umugore umugabo tugomba kuringanira mu rugo. Icyo ni ikinyoma. First and foremost, abantu bakunda kunkurikirana nkunda kubivuga yuko women we are so powerful. Twahawe imbaraga n'ubushobozi byinshi cyane, dufite impano nyinshi, dufite ubushobozi bwinshi Imana yaturemanye. Ibintu ducamo abagabo ntabwo babicamo, nta nubwo bazi uko bimera, nta nubwo bazi na 30% of it. Uyu muntu uri kumpamagara ninde kuko ndi gukora video. Umuntu si Berthe. Berthe, please, I'm taking video. Okay, so icyo ushaka kuvuga ni uko ibintu ducamo abagabo barahasoringa, bamwe bahasoringa gushaka amafaranga, gukora bakaza amafaranga mu rugo. Ni ibintu bivuna, ni ibintu bivuna kandi bumva bavunika. Hari ukuntu nyine twese tuba twigira aba victim, abagore bakavuga ngo turavunika n'abagabo nabo bakavuga ngo baravunika, sibyo? Ariko umugabo nagashaka kumenya kuba umugore icyo bisobanuye, kubyara, uburibwe tunyuramo, ukuntu umuntu abyara akabyibuha akazana amaribori, umubiri ugahinduka ukiyoberwa, wirebera muri miruwari ukiyoberwa ukabyibuha ukabona ntabwo ukiri wa wundi wa kera. Iyo pain ntabwo uyizi. Kurera abana kenshi nitwe turwana nabyo, tukabarera tukabakuza, tubona every step and every bit of it yo kubakuza naho bagera. Na yego abagabo nabo baracontributinga kandi barafasha cyane, bafite n'umumaro ukomeye mu kurera umwana, ariko trust me 70% of it is done by women, trust me. So kuri ibyo byose bagashaka kugerekaho ngo tujye no guhasuringa, dukore n'imirimo y'abagabo, dukore n'ibyo abagabo bakora ngo kugira ngo tubone uburenganzira bwacu, kugira ngo tubone nyine uburenganzira bwacu nk'abagore. No, that won't happen with me, kubera ko ibyo ni ukudushuka. Ubundi ikibazo cyabayeho nuko abagabo babuzinze power bahawe. Kuba waragizwe umugabo w'urugo, kuba waragizwe umuyobozi w'urugo, umutwe w'urugo, abagabo barabyabuzinze bakabikoresha mu buryo butagomba gukoreshwa cyangwa se bakabimisuzinga. Ugasanga arashaka ngo akubita umugore, amutegeke, amubuze kwambara icyo ashaka, amubuze kuvugana n'icyo ashaka, amubuze kujya aho ashaka, amubuze gukora, amubuze uburenganzira bwe, umugore abeho adahumeka, atitsamura. That is where the problem comes. Ubutware bwanyu mwarabumisyuzinze, mubukoresha nabi. Niyo mpamvu haje ikintu kimeze nka rebelling, cyangwa se abagore nabo bakarebellinga bati no, nimba ari amashuri undusha nanjye mutwe ndafite reka njye kwiga, nimba ari amafaranga uzana tumusuzugure reka njye kuyashaka. But it's not supposed to be like that. Abantu bankurikirana nkunda kubivuga cyane ngo no muri Bibiliya aravuga ngo umugabo ukunda umugore we nk'uko Kristo yakunze itorero rye. Mu by'ukuri rero by'urukundo Kristo yakunze itorero rye ni urukundo ruhambaye, ni urukundo rukomeye. Ariko se koko nk'umugabo ukunda umugore we nk'uko Kristo yakunze itorero rye, cyangwa se uramwabuzinga ukumva ko nagatebe wibone ko kwirirwa uzamuka umanuka ugakoresha uko ushaka. Ask yourself that. Ariko umugore wamwubashye ukamukunda nk'uko ijambo ry'Imana bigusaba, yakubaha akicara mu rugo akarira abana. Ntabwo nanjye numva impamvu societe amategeko mashyashya yaje agomba kunkoresha akazi k'abagore n'ak'abagabo. Genda umugore, I feel like I should stay in my lane.
nkore ibyo umugore yagenewe gukora, harimo kwita ku bana, harimo kwita ku mugabo, harimo gukunda abantu, harimo kwita ku bintu byose binyegereye no kubitaking care of no kubyorganizinga. I don't have to do everything. Like, I don't have to do everything. I'm just a woman. I'm trying to survive. I don't have to do everything. Everything for man, for woman. Why? Why me? None umugabo nawe nahabwa ubushobozi bwo kujya ku gise, nahabwa ubushobozi bwo kwikorera umwana mu nda amezi 9, nahabwa ubwo bushobozi bwo gusunika umwana atanyuke. Guys, muzi ko umugore abyaye agasunika umwana atanyuka, icyo gikomere, iyo nkovu abana nayo imyaka y'ubuzima bwe bwose, ntabwo iyo nkovu ishobora kugira namwe ijya, kandi igera igihe ikaza ikababaza umuntu, kakubabaza. And these are secrets of women I'm even revealing, but they are there. Ibintu byo kunzana amagambo ngo nge ngo ntabwo ushobotse ngo namugore undimo ngo nzagumirwa, ngo kubera ko navuze yuko ngo I cannot share 50-50. I cannot, and I repeat, I won't. Okay? When I shaka kugira icyo ngurira umwana cyangwa agira icyo mfasha umwana, ariko nge ntabwo umugabo wanjye agomba ku expectinga ko dufatanya ibintu byose, kuko ntabwo nawe yamfasha akazi Imana yampaye. So nge ntekereza ko uburinganire scam ya mbere gukorerwa abagore, it's a scam. Ishaka kugutabara mu buryo bumwe ariko ikanagushyira mu kandi kaga mu buryo bundi. Umugabo ashaka ngo ukore akazi ariko nanatagusange mu rugo, bivuze ngo ugomba gukora akazi gataha mbere yuko ataha. Nimba basi wavuze ngo witaha wenda utamasaye naye uwako kazi ugomba kugahagarika, kubera ko ugomba gushaka akazi umugabo ari bugusange mu rugo, kazatuma umugabo gusanga mu rugo. Like, what do you want us to be? You want us to be good or what? You want us to do everything. Ushaka ngo inshingano z'umugore nzuzuze n'iz'ubugabo nazo nzuzuze, kandi nagufashe kuba umugabo kandi mbe n'umugore wuzuye. It's so hard. Niyo mpamvu abagore muri minsi babaye nk'abagabo. Hari rebellion ikomeye cyane iri hano hanze. Hari uburyo nyine abagore natwe twigumuye, ukabona umugore yabaye igishegabo. You want respect but you don't want to earn the respect as a man. Urashaka ko mba umugore nkaba n'umugabo, nkagufasha no kuba umugabo. None se njye mba ko nzakubaha gute? Kandi byose nibigera dutaye mu rugo ntegeke umubwira icyo gukora, wumva ko ngomba kukumvira byose, kandi I also have a life to live. Like, it's so much on women. There's a lot of pressure on women, and it shouldn't really be like that. At least nimba ngomba kubyara umwana nkamuranga namwishyura ibintu byose, ntabwo ugomba kumva ko ugomba kuzuka nkomandinga ibyo ngomba gukora n'ibyo nagomba gukora. Ubwo nyine nawe gubaye umugore nzagusuzugura nimbishaka. Ntukajya muvuga ngo abagore barabasuzugura, abagore b'iki gihe barahindutse, abagore b'iki gihe barananiranye. How about you, bro? What are you doing for that woman? What are you contributing to make her life easier? You know what I'm saying? So niyo mpamvu ubona divorce ziri kwiyongera. Iyo gutongana bibaye byinshi, umugore akaresistinga n'umugabo akaresistinga, niwe usanga bararwanye. Niyo mpamvu domestic violence igenda yiyongera. Domestic violence iriyongera kuko umugore aravuga ati niyo wasohoka ngana akitunga abana nabatunga, fuck off. Akavuga ati no, what do you mean this and that? Okay, nawe ntago ushaka kunyubaha. Okay, kankudimbure, reka nkubete, sibyo? Reka nkudimbure, reka nkukubite noneho bihwaniremo, ureka kumbwira ubusa. You see where the problem is coming from? So ibyo bintu byose ntago ariko Imana ubundi yaturemye. Ejo nandi kureba ikiganiro cya wa mugabo witwa niba ari Myron Mayuwat, wa mugabo wabayeho motivation speaker ukomeye mu isi wose w'umwirabura. Ari kuvuga ati iyo ugiye kugura imodoka cyangwa iyo uguze let's say blender, nicyo ubundi cyakabaye kikwigisha uko kikwigisha uko icyo kintu gikorwamo. Ikintu cyose uguze uzabyitegeze baguhamo agatabo ku buryo icyo kintu giteye n'uburyo kigomba gukoreshwamo. That is called a manual. Okay, that is called a manual. Muri manual niho ubasha kureba ese iki kintu gikora gute, gipfuye nkora hehe, like everything, sibyo? N'umuntu natwe twaremwe n'Imana. Imana imaze kuturema yaduhaye manual, ariyo Bibiliya, uko umuntu ateye nuko agomba kubaho, sibyo? Imana yatanze role z'umugabo n'iz'umugore mu rugo, byose ibishyira ari hanze,
sibyo ngo tubikurikize ariko ushaka ngo nkore role yawe nkore niyanjye kandi ndanakubaye kandi like it's so much pressure like I can't even keep up nta n'ubwo umugabo ufite iyo mindset ngiye nabana nawe I can't even give you a chance to date me like what are you saying 50-50 nzatwita umwana wo musunike umugabo kandi mwajya mu rugo umwana akarira ninjoro ati igeno ryo kumuhoreza hariya ngiye ndiruhingiye kuryama like what do you mean what am I supposed to nanjye mfite akazi mu gitondo bills ni nyinshi niyo mpamvu rimwe na rimwe ngiye mbabwira ni mureke ibintu byo kubyara uko mwiboneye abana n'umugisha that mindset is old fashion isi ubu yarahindutse hari uburyo batugize nk'abantu like ubuzima babugize ubuzima buhenze kandi they are doing it intentionally nikajya mugira ngo hari ikintu kiba by accident hari komite iyoboye iyi si ishyiraho aya mabwiriza ubuzima tubugore dushyire pressure nyinshi ku bantu kugira ngo ubuzima bube so expensive bube unaffordable abantu bananirwa kubwafodinga noneho babyara abana bakeya hari abantu muri si badashaka ko tubyara abantu muri si badashaka ko twororoka niyo mpamvu ubuzima babugira ikintu gihenze wera nushaka kubyara yes birumvikana ko Imana yavuze ngo mubyare mwororoke ariko nimara kubyara mwororoke se n'uburyo isi guhinduka are you going to feed those kids are they going to be in the best schools what are they going to do ubu ngo abana Burayi bariyahuramo nuko ataguze Nike ya 2025 version nshyashya can you imagine version nshyashya gatuma yiyahura ariko ataruko abuze inkweto afite inkweto nyinshi cyane version ashaka brand ashaka ntabwo yibonye akiyahura akanga ababyeyi bakabatuka akajya mu buryo by'abwenge things are changing ariko kandi umukristo muzima nubasha ku embracing ibintu umukristo uri flexible n'umukristo umenya ngo birahindutse ngiye ahangaha birahindutse ubwo niyo nzira ngomba kujyamo reka na adjusting reka na adapting ngiye nane n'ibigezweho na adapting accordingly na adjusting accordingly not just going Imana yavuze ngo mubyare mwororoke mwuzuze isi komeza ubyare ariko you going to explain to those kids why they can't go to this kind of schools why they can't afford certain things like you can't just live for ntabwo ushaka kubaho fwa ubaho ukubonye gutyo gusa ngo napone icyaha ngo ibiki there's a lot of pressure on women and I'm not going to abide to that ninabona umugabo wumva yuko ngewe agomba gukora more than me cyangwa se okay more than me in like financially only ngomba kuba ufite title irenze yanjye ngomba gufite amafaranga arenze yanjye ngomba kuba ufite ikintu unkorera kirenze icyo nge nakwikorera for you to earn my respect. It's as simple as that, and I feel like it's not so difficult to understand, just that we make it so difficult, but it's not so difficult. None se umuntu wamwubaha gute ataguha icyo utabasha kwihereza, umuntu wamwubaha gute atakurenze, umuntu wamwubaha gute adafite ibyo wowe wifuza kugira, umuntu n'impamvu ubaha boss wawe ntago ari ko ari umuntu w'igitangaza, nuko yitwa boss, nuko ari muri iyo intebe imwita boss, nuko ari muri position yitwa boss, nuko ahembwa menshi kukurusha, nuko ari niyo mpamvu umwubaha iyo agiye guca umera gutyo ukareba hasi. How about your husband? Imana yabwiye umugore ngo agandukire umugabo, in other words amwubahe. Urashaka ko mwubaha kubera ko wambaye ipantaro gusa? It doesn't work like that. It doesn't work like that. What a man can do, a woman can do even better. I can do it, but I don't have to do it. That's my point. You do it for me, then I'll be like, oh, I got so many responsibilities. So since this man can do this for me, I don't have to do it. Oh, you're my man, you're my king, you're my leader, you're my everything, you're my rock. Oshanga umuntu akubahe gusa kandi n'ibyo umukora nawe ubwe yabyikora. You have a problem. You have a problem as a man. And that's not my problem, you know. You can't just attack me. Bro, Sandrine, nagushobotse biki niba nashobotse nta kibazo. Jewe niyo myumvire yanjye kandi niyo myumvire umugabo wanjye agomba kuba afite. Nimba utankorera ikiruta icyo nyine nakwikorera cyangwa ubyibuze nduhura imitwaro imwe n'imwe mfite ku isahani.
You can't be my man. You're not qualified to be my man, okay? So I hope ko abagore bava muri your mindset yo kumva ko bagomba kwikorera ibintu byose, bagomba kuba nk'abagabo, bagomba kuba nk'ibishegabo, bagomba kuba abagore bakaba n'abagabo karakara uburenganzira bw'umugore. No, you don't have to. Stay in your femininity energy, stay cool, stay calm. Iyo mindset kuva igihe nyine nayivaniye mu mutwe mvungu naratuje. Byo ko ngomba kwirukanka nshaka akazi nkora ibi nkore nabira. No. I will do things that are convenient to me as a woman. But no pressure. Please don't pressurize me, and it will be better. Your life would be much better if you didn't pressure yourself that much. Thank you so much. I love you.